rumba dusanga dukorana n'ubundi n'ibindi bintu yarambwira ati se n'ubundi ko turapatena wamfashije mu kintu cyane twari bagiye tukagenda tukazahura urubyiruko muri rusange. So nanjye rero ibyo bintu ndabikunda cyane. Rero ahantu duturuka twebwe ngiye navuye i Kigali, ndi umunyakigali n'abaye no mu mahanga, ntago ahantu navukiye naho nabaye hose bose bafite amarama, n'abari bafite amamituweli ni bakeya cyane. Ambwira ati njye ariko aho navukiye mu rugo ntabwo ameze nk'iwanyu, ye twahera iwacu kuko iwacu niho bakeneye mituweli. Ndavuga ati ni byo cyane. So rero niyo mpamvu twaje dufata mukuru wacu Mugisha dushyira mu modoka bibi tuba tugeze inaha. Nabakunze bayira we muri beza cyane, ntago nyine mbamenyereye abantu nkamwe nk'uko yababwiye. Baye muri life nyine y'abantu banzi cyane kurusha uko ngiye mbaza, ariko ubu ngubu ngenda bazi cyane ahubwo muri kurusha uko mundi. Rero ni ikintu cy'agaciro cyane. Twabashimiye ko mwatwakiriye mu rukundo, twabashimiye ko mutatwinubye. Maniga yanjye ngenda gukanda aho twavuye harimo umwanda, inori zirusha intambwe byanga. Ndavuga rudasumbwa njyewe na genge tumwita Imana, kuko niwo waje avuza imanda twinjira mu iri juru ry'u Rwanda. None bashyiraho ibihano tugakomeza twibyinira hano, dufite icumu n'ingabo ushaka kwanduranya tumutamo. Bashyiraho ibihano tugakomeza twibyinira hano, dufite icumu n'ingabo ushaka kwanduranya tumutamo. Ingumi ku ngumi, imbunda ku mbunda, umunwa ku munwa, niba nari umunwa ku munwa ukagira ngo ukubiswe n'inkuba. Let's get it. Maniga yanjye ngenda gukanda aho twavuye harimo umwanda, inori zirusha intambwe byanga. Ndavuga rudasumbwa njyewe na genge tumwita Imana, kuko niwo waje avuza imanda twinjira mu iri juru ry'u Rwanda. None bashyiraho ibihano tugakomeza twibyinira hano, dufite icumu n'ingabo ushaka kwanduranya tumutamo. Bashyiraho ibihano tugakomeza twibyinira hano, dufite icumu n'ingabo ushaka kwanduranya tumutamo. Ingumi ku ngumi, imbunda ku mbunda, umunwa ku munwa, niba nari umunwa ku munwa ukagira ngo ukubiswe n'inkuba. Let's get it.